utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safin, Jommy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe. Iryo jambo ntuzongere kwivuga. Uri mere no mutakupa. Bagira ngo nkubwire ko Murisa yanyanze ibi byose uzabyishura. Ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. Njyewe wese ko umuntu w'imisatsi wagize gutyo nk'iy'abasazi n'ibya byakurenze byagenze gute? Uvuye muri siporo uvuye kwiruka? Mbese ahubwo se ko utakoze uvuye kubuyereraye. Indese ko wowe uvuye kubuyereraye. Wase we kumbwira nabi ntabwo mvuye hano none namerekeje David simugeje hano hepfo ndanatinze. Bitese ko umuntu nyuki nabi wundi bigenze bite? Kire ku munsi umwe wabuyereye ukaza ugasanga umuramba hangaha. Umurambo nyine. Rura rukobwa ngo ni Safi ruvuye hangaha. Ruza ruvuga ngo urashaka Murisa. Umva ye ngo amusaba imbabazi ku byabaye. Kwinde? Murisa. Kawo. Kana nakumira. Busa jano kugira ute? Ariko ongera umbwira utambwira yuko yarwanye n'Umurisa wanjye. Ngo Murisa. Ngo Murisa. Arwana n'Umurisa so Murisa arahari. Umurisa arahanga cyangwa arwanye nanjye. Umva karaje. Ndamubwira nti wa mukobwa we wagiye. Ntago nashakaga ko Murisa musanga hanga ngo yongera mu avuye hano none aha. Avuye aha. Namwe ni wagiye. Umukobwa arakomeza arahatiriza. Wagiye wa mukobwa arahatiriza. Birangira turwanye. Cyakora yagize n'Imana de yahasanga ngiye ngo nkwereke. Ngo mutura umujinya wose mfite n'ukuntu yababaje Murisa. Ngo n'ukuntu yababaje Murisa cyabagira ngo bana nabyibagira ariko bireka. Umunsi uzabumwe duhurire hano nkwereke. Utumva ngo ndwaniriye Murisa ngugire ngo byararangiye. Kandi utagira ngo nibagiye kwimirwa nese tangiye kuza muri rugo ari we wayizanye hangaha. Ndumvura atangiye si wowe. Sinabikubwiye. Umbwira iki? Kabigana nkubwira mama ufite impamvu yatuma ubana n'Umurisa neza. Reba hano. Ufite impamvu yatuma ubana n'Umurisa neza no shaka utuza. Ikindi kandi jumenya ko hano mu bana muri babiri hataburamo n'ubundi bibazo. Ibyiza cyangwa ibibi. Rero n'ubundi jya wihangana. Kandi ikindi mbona iyo ari hari yarimo arakushukana n'amakaro arimo arayakuba n'ibyo byombo mbona wewe wishimye. Ariko haza akabazo gato yankabona wese uhinduka wendutse nk'inyamaswa. Nese ibyo nkubwira sibyo. Ewe. Kandi ikindi byabe ntago ari byiza babyita kwikunda. Ubwo bigize padiri. Uje kunyihanisha ibyaha. Gusura mukobwa agize amahirwe. Nari kumukosora. Umva. Mukosora. Ese mama ko mbona washyushye umutwe warakaye. Kandi nzi ko Murisa utamukunda. Ubwo yaba ari ngiye bundi babyagenze gutura mukobwa bayagucitse. Ari wowe? Ari ngiye yagukoze nyine. Agakukora bire binagatinyuka kuza hano. Agatinyuka kuza aha. Namwica. Umva muga nanga indaya muga indaya zatumye tubaho nabije nawe situma sana ndi mu buzima bwiza ntangira kugenda mu ngo z'abaturanyi genda mbaririza ngo nta ufite imyenda ngo mfure muga nabagaho mfite icyo kibirayi mu nzu cyonyine abanze ngo ku munsi turarya ibirayi bibiri ntafite n'amakara yo kuba nabiteka cyangwa ngo mbyotse nkajya kubyokesha mu baturanyi nkaguhereza kimwe nkarya ikindi nkamenya ngo ifunguro ry'umunsi rirarangiye kubw'ibyo nanga indaya izo zatumye mbaho nabi nyumva mwana we iki cyonyine nicyo gituma mba numva ntagushakira umukobwa warezwe ngo ejo nawe abuzabyara batazaruha nk'uko warushye mwana wawe. Wowe nyibutse ayo mateka pe sibyo gusa nawe ndagusaba ko bino bintu babigendamo buhoro ejo utazankurura ikishi ugasanga uricuza nyuma yaho. Ariko muga uramisha iki mwana wanjye kuvugira mu migani hari amakosa waba uzi kuri misho. Mama rega ntago nakwishimira kuvuga ntago ari uko mabi y'umuntu wese uyavuga cyane yuko natwara ibyo dukora bibi umuntu atifuza yuko bavuga. Mama nkubwira iki ngiki misho ni yerura kumva yuko yakubwiza ukuri nzamubabarira. Ndashaka kubimbwira. Okay. Icyo kiganiro tukihorere. Gusa Safi agize amahirwe. Nibura ikintu kiri kumbabaza nukuntu ntamukomerekeje. Nibura ngo mukubite mukomeretse nko mu isura. Kubyo azabibonera hisoma akabona ko inda yazibaho nabi. Bakagufunga.
nese ubwo amawe nsetsa none uyobewe ko kwiyana muri kino gihugu bitemewe. Are umva igihugu nacyo kidakubita imbwa cyorora imisega myinshi. Muzanira n'amazi n'inywere. Amaro w'inyisekereza ahise gutera n'icyaka se. Njye mbere sijyana nzanira amazi atakintera se. Se wewe Hakukunda kugenda ubundi nk'ubu ngubu uvuyeho ubu ngubu. mama yari yantumye kuri bank ndananyumisha Kuri bank se kugira ute? hari ibintu yamviye kumurebera ko babimwohereje. Ase ubundi ubwo uzabarize inkuru kweri. Uzo mu Rwanda ubereye hano. Mu Rwanda Umwanjye arisha umuntu. wese kandi mwapfuye iki? Oya ntabwo ari njyewe. Habaye iki? Hajya ngo Safi avuye hano. Safi ngo avuye hano ngo aje gusaba imbabazi ngo kuri bya bindi ariko Arwanye na mama bari bicaye. Akabakobwa koko ntibashirika isoni. Yaraje kundeba se cyangwa yaraje hari ibindi byari byo. Sasa kureba arakazi mwe mufite nyine ngo yaraje gusaba imbabazi nyine. Ariko ngo Arwanye na mama kweri. Mama aramuhosoreye ntabizi ubundi se yazaga hano kumara icyagenzwa n'iki. Ese ko numva ubundi uri kubivuga nkaho utabizi neza ntabwo wari uhari. Reka narimerekeje David yaravuye hano ngarutse nyine numva Arwanye inkoyo. Biba bizi kereka ubwo nkiyamwica none. Mama se ari he? Siko mbona bikubabaje wundi. Ko mbona bikubabaje kandi warajya kumbwa ngo mbabarira ngo mishu kandi wowe utabasha no kubabarira Jimmy na Safi. Shabyo rero ntabwo uzi uburyo bibabazamo. Ariko biba bitarakubayeho byose amavuzaga ko ari kundi karahandurika. Ariko ntacyo nabuze uburibwe bwabyo. Gere kuretse ko ntanamubabarira burya hari ikintu kiba kigasiga urukundo rwose wari ufitiye umuntu. Nje byanshizemo burundu umugara ntabwo nzanabababarira. Ibyo tubyihorere gusa nanone muri burya urukundo ruravuna. Buriya niba koko uramutse ukunda Jimmy wakamubabariye pe. Impamvu nkubwira gutyo nanjye yomba biriya mishi yakoze yomba mu naramukundaga nakabaye naramubabariye kunze uburyo urukundo ruvuna. So numva wamubabarira. Akakubwisha uko nigeze kubyifuza. Ariko umutima wanjye wabaye nk'igisebe nta nubwo njya mbitekereza kuzongera kubabara sinzongera no kubatekereza ubuzima bwanjye bwose. Nyibwirira ahantu mama ari hepfo. Ari aho ngaho ari muri iyo jaride aho yari kuri telefone. Sawa reka mure. Sawa. Se urugira ngo hari icyo narenzaho. Uko nabikubwiye nyine nuko bimeze. Shanga. Buretse gato mvugane n'umwana. Shanga natinze nasanze abantu benshi none umurongo uri ntago nari no kuvayo. Ntago nta nubwo watinze cyane. Higo. Aho gushanga ibintu mugaba mbwe nibyo. Usafa avuye hano. Umva. Ibyo kubwiye nibyo. Gusa ingorane nagize yansanze ndi jyenyine. Ndetse ko nanjye muhaye isomo. Ntashobora kuzagaruka. Akamana stembiz mani ikunda abantu ibaze nk'iyansanga ahangaha. Muri ntabwo nari kubyemera ko gusanga nanjye niyo mpamvu umushushubikanyije ngo agende. Ariko Imana ihangana koko kaje kiriza nsabira imbabazi Murisa ndakwinginze. Ubundi gihe hari igihe njya mbona hari igihe Satani azakubita abantu. Ibaza umwana utinyuka kuvuga ni Satani wanshutse niwe wige. Muri Satani wamushutse we kugira ngo aguce inyuma. Akonde muri yigeze nibura guhamagara kuri telefone ngo gusaba imbabazi. Ntago ngiye amamagara rega bombe narababrotse nta numwe ukibasha no kumamagara. Nta n'icyo navugana nabo ma baraporotse. Niyo ngegere umuhungu bose baraporotse bose. Ahubwo shanga nukuri wakoze. Nukuri wakoze pe. Muri nanga indaya ni gisanazo. Nawe nibuze ko ari imicumi bugira. Nibuze ko nawe umuhungu mwaryamanye. Ntabwo ngo barwa. Icyo mubwiza kuri. Oya, shanga nanjye ndabitinya pe. Jewe nta kintu na kimwe. Nanjye ndabitinya nukuri. Kandi ntago nagira imico nk'iyabo kandi shanga nukuri wakoze kunrwanirira nubwo nari imbari. Oya ibyo nta birenze. Ubundi ntago naterwa ngo ndeke kwitabara.
nta birenze rwose nakoze. Nukuri wakoze. Shanga reka njya gusasa rero nabyutse nirukanka sinabona ukuntu nsasa. Ntago washashe? Nyine ntabwo nashashe nabyutse nirukanka shanga ariko reka mbikore. Waho ugenda usasa. Bite byawe uragenzwa n'iki? Swembaza bite byawe uragenzwa n'iki? Uje gusaba imbabazi yego akabongo muri abana beza kabisa uvuye iwanyu uretetana uje gusura Murisa umusaba imbabazi kubw'ibyo wakoze yego mbabara umbwira ko atacyo kugenza siko mwibagirwa vuba muri ndakwinginze n'ukuri sinavuga ko nari umunyamafuti yego ndiwe nagize gutya mbura control ndaguhemukira kandi urabizi ko ngukunda ikindi kandi ntabwo nshobora kwibagira neza wangiriye nari mbizi kabisa ubu uje kumbeshya urabona ndi umwana w'igitamba mbuga ugiye kubeshya amagambo yose wishakiye nkakumva nkagutega amatwi yigo niko bitekereza si uwo ndiwe rero uje kumbeshya ibyo biboneye wowe ibyo ngibyo utazibagirwa rero aricyo ushaka kubimenyaho genda ubyubakire ushyire muri mizi ujye ubyibuka nk'ibindi byose sibyo kandi ntuzibagirwa no kwibuka icyo napfuye nawe sererezi gusa muri ndakwinginze n'ukuri amahirwe yandi ayangaya ya kabiri bwonyine wamfasha Safina ntabwo nyimuvugisha usibye nawe nta n'undi mukobwa nshobora kuvugisha kandi mbabarire nyumva nyende ukubwira wabyumvisha sibyo fasha usoke hariya ndakwinginze basi ndekura ntogeye no kunkoraho sohoka ca hariya cyangwa mvuze induru mvuga ko ase wanyumvishe ko bizi ko ngukunda koko kwicuza morani sohoka kwicuza morani Eseni njyewe wahisemo kubukomba